Hari abantu benshi bafite inzozi, bafite impano, bafite n'ubushake bwo gukora. Ariko hari ibintu bito bakora buri munsi bibabuza kugera ku iterambere ryabo. Umubare mwinshi w'abatuye ino si baba bafite umurava mwinshi wo gukora cyane kugira biteze imbere, kuko hari ibyo baba bifuza kuba bageraho mu buzima bwabo. Hari goals nyinshi zitandukanye baba barasetinze mu buzima bwabo ku byo bifuza kugeraho. Ariko hari ibintu bito dukora mu buzima kandi ibyo bintu ntitubyiteho, bikaba byatubuza no kuba twagera kuri izo ntego zacu twihaye. Niyo mpamvu no munsi ngiye kukubwira ibintu 12 ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere. Abenshi ibyo bintu tubikora tutabizi, tutazi yuko byatubuza amahirwe y'uburyo twakiteza imbere. Ni kenshi wibaza impamvu udatera imbere, ariko nyemera kuri uno munsi nkubwire ibintu 12 ufite kwirinda ndetse no guhindura mu buzima bwawe, maze nawe ibyo wifuza kugeraho ukabigeraho kandi mu gihe kitarambiranye. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri LoveTime/P, menya ko wageze ahantu hanyaho, mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Kandi nkanakwibutsa ko wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yawe, kuko ni hano honyine uzajya wumva ibiganiro nk'ibi byagufasha kwiteza imbere ndetse no guhindura imitekerereze yawe. Iterambere ntabwo ari amahirwe gusa, ahubwo ni imyitwarire ndetse n'uburyo utekerezamo ibyo wifuza gukora umunsi ku wundi. Nimba uri umuntu ushaka gutera imbere, ndagusaba ko wakumva kino kiganiro cyose ukakirangiza, maze ukamenya neza ibyo ugomba guhindura ndetse n'ibyo ugomba kureka n'ibyo ugomba kwirinda, kugira ngo nawe ubashe kuba wagera ku iterambere wifuza kugeraho. Ariko nuramuka utabikoze uko, menya ko hari byinshi bizagenda bikugonga kandi wagakwiye kuba wari kumvira muri kino kiganiro, maze ukazabona uburyo ki uzabyirinda. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere, irinde gutinda gufata umwanzuro ndetse n'icyemezo muri business zawe ukora umunsi ku wundi. Uko dutinda gufata ibyemezo mu buzima bwacu, niko bigenda bitindiza iterambere ryacu. Nimba hari icyo utekereje kuba wakora cyahindura ubuzima bwawe cyangwa se cyagufasha mu kugrowinga business yawe, icyo kintu ugomba kuba wagikora, wikomeza ugishidikanyaho ugishyira mu nzagihe. Uko ukomeza gutinda gufata umwanzuro w'ibyo watekereje kuba wakora maze ugakomeza kubishyira mu nzagihe, ni nako uri kugenda udindiza iterambere ryawe. Nimba icyo kintu wagitekerejeho neza, iga no kugifatira umwanzuro vuba kandi ufate umwanzuro udahubutse nanone. Hari abantu benshi batakaza amahirwe kubera mu gutinda gufata umwanzuro w'ibyo bagomba gukora. Hari igihe Imana cyangwa se ubuzima bukwereka amahirwe, ariko ukavuga ati reka ntekereze neza, reka ntegereze ejo, cyangwa se ngo reka ndindire igihe kizaza. Menya ko nawe nimba ibyo bintu ujye ubitekereza, guhera kuri uno munsi ibyo bintu ugomba gutangira kubyirinda nimba ushaka gutera imbere. Kuko iyo utekereza muri buno buryo ndetse ugatinda no gufata umwanzuro w'ibyo ugomba kuba wakora, bikomeza kukudindiza mu iterambere ryawe ry'ibyo wifuza kugeraho. Gutera imbere bisaba gukora, kabone n'ubwo bwose waba utiteguye ibintu byose. Ushobora gukora ugatsindwa, ariko ukongera ugakora. Ukuri guhari kuri ino ngingo ni uku nguku: gutinda gufata icyemezo ni ukwemera ko amahirwe agucika, kandi iyo amahirwe agucitse mu buzima biragoye ko wakomeza kwihangana maze ugategereza andi mahirwe igihe azazira, kuko bisaba imbaraga ndetse no kwihangana, kandi benshi muri twe uko kwihangana biratunanira. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere, irinda abantu bagusubiza inyuma mu buzima bwawe, haba mu bitekerezo ndetse no mu mikorere yawe ya buri munsi. Jyabaho muri buno buzima uzi neza yuko abantu bose batakwifuriza gutera imbere. Ntabwo ari buri umwe wese wakishimira iterambere ryawe cyangwa se wabona ko hari aho wivanye ndetse n'aho wigejeje. Hari abo twita inshuti mu buzima bwacu, ariko bakakubwira amagambo y'amagambo aguca intege ku buryo wumva n'ibyo uri gukora wanabyihorera ukabivamo ukabireka. Hari abakubwira bati ibyo urimo gukora uyu munsi ntacyo bizakumarira mu buzima bwawe, nta nicyo bizakugezaho. Mbese muri make uri guta igihe cyawe cy'ubusa ku bintu bitazigera bigira icyo bikugezaho mu buzima bwawe. Cyangwa ugasanga ari kukubwira ati abantu nkawe ntago bakora ibyo bintu nk'ibyo uri gukora ngo babigereho. Mbese ugasanga niba abantu bagusubiza inyuma mu bitekerezo ndetse no mu mikorere yawe ya buri munsi. Abantu nk'abo ujye ububaha, ariko ujye umenya ahantu bashyira mu buzima bwawe. Nta terambere na rimwe wageraho uri kumwe n'abantu bagusubiza inyuma mu bitekerezo byawe, kubera ko iteka ibyo ugerageje gukora byose bakwereka ko ari nta mumaro bifite. Gusa iyo ugerageje kubima amatwi maze ugakomeza gukora ibintu byawe, nibo batera intambwe ya mbere baza kukubwira congratulation. Ariko nshuti yanjye, inama nakugira, jya ushaka abantu bakubona nk'umuntu ushoboye, apana babandi bakubona nk'umuntu udashobotse. Ikintu cya gatatu ukwiye kwirinda nimba ushaka gutera imbere, irinde kuvuga byinshi utarakora byinshi. Rimwe na rimwe tuvuga byinshi kurusha ibyo dukora. Tuvuga ibyo tuzaba ejo n'ibyo tuzakora nuko tuzabaho, ariko ntitugire icyo tubikoraho no munsi. Nshuti yanjye, menya ko isi idashimishwa n'amagambo, ahubwo ishimishwa n'ibikorwa. Jya wumva ko ibyo ukora ari byo bigomba kukuvugira, atari ibyo uvuga wowe ubwawe.
kuko biba byiza iyo ucecetse ugakora ibikorwa ubwabyo bikazivugira. Hari ijambo abanyarwanda dukunda gukoresha tuvuga tuti amagambo burya yakubaka etaje. Nawe rero nimba wifuza gutera imbere, haranira yuko ibikorwa ukora ari byo bizakuvugira, kuko uwakirirwa neza n'uvugirwa n'ibikorwa akora. Uvuga byinshi akora bike, uwo ni nawe ugenda buhoro cyane mu iterambere rye. Ikintu cya kane ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere, irinde gucika intege vuba cyangwa se kuva ku bintu vuba. Hari benshi tutagera ku iterambere twifuza kugeraho bitewe n'uko tuba twaracitse intege mu gihe gitoya. Ariko uramutse usobanukiwe neza ko kudacika intege vuba ariyo ntwaro igufasha kugera ku ntsinzi y'ibyo wifuza kugeraho, abenshi muri twe ntabwo twagakwiye kuba tumeze gutyo uko tumeze. Twagakwiye kuba twarageze kuri byinshi kandi bigiye bitandukanye, ariko bitewe n'uko twagiye ducika intege mu buzima bwacu kandi tugacika intege vuba, hari byinshi twagiye tubura mu buzima bwacu, harimo nk'ibyiringiro ndetse no kwihangana. Hari igihe ibintu byose ukora uba ubona bigenda nabi, ukabona buri kimwe cyose uri gukora cyanze, imishinga ikanga kugenda ndetse n'abantu bakakwima sapoti, mu gihe abandi baba bari gutahana inyungu, wowe ukajya utahana agahinda ndetse n'ibihombo. Ariko burya nshuti yanjye, ugomba gusobanukirwa neza ko nta muntu wigeze ugera ku nzozi ze adahuye n'ibihe bitoroshye mu buzima bwe. Nawe rero nimba wifuza gutera imbere, wicika intege vuba kubera ibyo uri kunyuramo. Menya yuko abagera kure atari abashoboye cyane, ahubwo ni abanze kureka, babandi banze gucika intege bagakomeza kurwana ku bw'iterambere ryabo. Iterambere ni urugendo, ntabwo ari amahirwe nshuti yanjye. Niyo yaba ari nta muntu ubona ibyo ukora, komeza wicika intege, igihe kizagera byigaragaze. Fa kuba uzi neza ko ibyo ukora ubikora neza. Ikintu cya gatanu ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere, irinde kugirira ishyari abandi. Ishyari ni kimwe mu bintu bikomeye bisenya ubuzima bw'abantu ndetse n'iterambere ry'abantu. Si ibyo gusa, ishyari rishobora kuba ryanagukoresha n'ibintu utatekerezaga kuba wakora, nko guhemuka, kwica ndetse no gusahura. Inshuti yanjye, menya ko ishyari ari umwanzi w'ibyiza. Ishyari ni kimwe mu bintu bisenya iterambere ry'umuntu kandi bikaba mu mutuzo. Ntuzajya ubona mugenzi wawe ari gukora neza bigacamo, ntuzajye wibaza impamvu atari wowe ibyo biri kubaho, ahubwo tangira wibaza icyo akurusha maze utangire umwigireho. Utagira ishyari agira umutima w'amahoro, kandi umutima w'amahoro uhora ushaka gukora utari mwihangana. Inshuti yanjye, menya ko umuntu utagira umutima w'ishyari atera imbere byihuse, kuko abasha kwiga kandi akigira hose icyarimwe. Menya ko ishyari riri mu bintu byadindiza iterambere ryawe, aho guhangayikishwa n'ibyawe ugatangira guhangayikishwa n'uko abandi bateye imbere, maze wa mwanya wagakwiye gukoresha uri kwiteza imbere ukawukoresha uri gushaka kurwanya abandi. Niyo mpamvu nimba wifuza iterambere, ugomba no kureka ishyari mu mutima wawe. Ikintu cya gatandatu ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere, irinde kubaho mu buzima butagira gahunda. Iyo ubayeho mu buzima bwawe utagira plani, uhugira kuri twa tuntu duto tutazagira icyo tukumarira. Kandi iyo ubayeho mu buzima bufite plani, bigufasha kuba wagera ku ntego zawe ndetse no gushyigikira iterambere ryawe. Wibabiga iyo bijya, ahubwo utangira ushyireho intego mu buzima bwawe, utangire upange plani z'ibyo wifuza kuba wakora. Akenshi burya intego ndetse n'ibyemezo dufata nibyo bituma tubaho abo turi bo uno munsi. Iteka burya intego zidufasha kugera ku mpumbero z'ibyo twifuza kugeraho, naho impumbero zikadufasha kugera mu buzima twifuza kubamo. Nimba wifuza kugera ku iterambere, tangira wige kwandika intego zawe, zaba ari izo mu cyumweru, mu kwezi, umwaka ndetse n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose kizaza. Hari abantu benshi babayeho batagira gahunda, bakabaho nk'abazapfa ejo. Witekereza ko kuba utari kugera ku iterambere ari za nyabingizi wanyu, ahubwo banza ukaraga ubwonko, usubize amaso inyuma, urebe nimba hambere hawe hahise hari icyo wigeze ukora ku buzima bwawe bwahise, kugira ngo uno munsi wumve ko ugomba kuba wari ubayeho neza. Byibuze se muri bike maze kuvuga, hari na kimwe wumvise wigeze ukoraho? Nimba ari ntacyo, menya ko iterambere ryawe ritadindijwe na za nyabingizi wanyu, ahubwo hari ibyo wagakwiye kuba warakoze utigeze ukora. Nta rugendo rujya aho rutazi aho rugana. Menya ko plan ufite ari ikarita y'iturufu y'ubuzima bwawe. Ikintu cya karindwi ugomba kwirinda nimba ushaka kugera ku iterambere ryawe, irinde gutinya gutangira ku bintu bikeya. Abantu benshi batinya gutangira bafite ibintu bikeya, bavuga bati ninjya gutangira mfite bino bintu bike, abantu ntibazajya bambona, bazajya banseka. Ariko nshuti yanjye, menya yuko buri kintu cyose dufite gikomeye hano ku isi cyatangiye ari gitoya. Naguha urugero nko kuri zino mbuga z'ubucuruzi tuzi nka za Amazon, za Alibaba ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Izi mbuga zijya gutangira byatangiye ari ibintu bito, ariko kuri ubu ngubu ndakeka ko ku isi hose nta muntu utazi zino mbuga. Nawe rero nshuti yanjye, witinya gutangira kuri ibyo ngibyo bike ufite, kuko hari abantu bakomeye wumva uyu munsi batangire kuri bike biri munsi y'ibyawe.
Gutangirira kuri bike ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukudatangira kuri bike ufite, maze ibyo bike ufite ukagenda ubizamura. Kora icyo ushoboye n'icyo ufite uyu munsi, igihe kizagera bimwe witaga ko ari bito maze bibe binini. Ikintu cya 8 ugomba kwirinda nimba ushaka kugera ku iterambere ryawe. Irinde kwirukanka inyuma y'abakobwa, ahubwo wibande ku cyaguteza imbere. Abasore benshi bamara imyaka yabo birukanka inyuma y'abakobwa ngo ni ubusitari cyangwa se ngo ni ugushaka kuryoshya n'abana mu buzima. Ariko ufashe umwanya utakaza kuri uwo mukobwa n'igihe cyawe utakaza uri kwirukanka inyuma y'uwo mukobwa, maze icyo gihe ukagikoresha uri kwiyubaka ndetse uri kubaka n'iterambere ryawe, ntabwo wazigera wicuza mu buzima. Umukobwa ni umwana wundi, kandi menya yuko umukobwa akubahira icyo ufite apana icyo uri cyo. Rero wikomeza gushaka kwirukanka inyuma y'abakobwa kuko abakobwa beza bazahoraho, ahubwo wowe ufata igihe cyawe ugikoreshe mu iterambere ryawe. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo shaka inyama ubundi imbwa zizizana. Menya yuko nimba utakaza igihe cyawe uri kwirukanka inyuma y'abakobwa, uba uri gutakaza imbaraga zazagira icyo zikumarira mu buzima bwawe. Rero nimba ushaka gutera imbere, fata imbaraga ukoresha ndetse n'igihe cyawe ukoresha uri gutakaza inyuma y'abo bakobwa, maze ukibyaza umusaruro. Nyuma y'ibyo abo bakobwa beza wirirwa wirukanka inyuma, igihe kizagera maze bizane. Ikintu cya 9 ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere. Irinde kuryamana n'abakobwa benshi mu ngeri zigiye zitandukanye. Uko uryamana n'abakobwa benshi niko uri kugenda utakaza imbaraga ndetse n'imumbero z'ibyo wifuza kugeraho. Kandi menya ko kuryamana n'abakobwa benshi atari byo bikugira umusitari, ahubwo birakwangiriza cyane ndetse bikakugira n'umunebwe, maze ukiyongerera amahirwe y'isebo, indwara ndetse no kwicuza mu buzima bwawe. Umugabo ubasha kwikontorora aba afite ubushobozi bwuzuye bwo kugera ku ntego ze. Kandi menya ko nta mwami wiyandagaza ngo akinguriye buri mukobwa wese umukomangiye. Ubutwari busaba ikinyabupfura, nta mugabo nyawe ujya uganzwa n'amarangamutima y'ibyo ashaka, ujya ugera ku ntego z'ibyo akeneye. Uko ukomeza kuryamana n'abakobwa benshi niko uri kugenda utakaza ubushobozi bwo gukora ibyo ushoboye. Nyamara umenye ko muri ubwo busambanyi ukora uhavanamo imivumo ndetse n'indi myaka byakomeza kukudindiza mu iterambere ryawe. Ntiwagakwiye kuba uri gutakaza umwanya wawe wirukanka mu bakobwa bagiye batandukanye uryamana nabo, ahubwo uwo mwanya wagakwiye kuba uri kuwukoresha uri kubaka iterambere ryawe. Ikintu cya 10 ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere. Irinde kujya mu ngeso zagushyira mu cyaha ndetse n'ubugizi bwa nabi. Ibikurikira nyuma yo gukora icyaha ni igifungo, kandi uwo mwanya uzatakaza uri kurya isheni wagakwiye kuba uri kuwukoresha uri kwiyubaka. Ariko nuramuka wirinze ingeso ndetse n'ikintu icyo ari cyo cyose cyagushyira mu cyaha ndetse n'ubugizi bwa nabi, umwanya wawe uzakomeza kuwukoresha neza. Bro, ntukibwire ko ugomba gukirira mu nzira za bugufi. Gereza zuzuye abantu benshi b'abanyabwenge. Nimba ushaka gutera imbere, ikureho icyagushyira mu cyaha kandi ugire ukwihangana. Ikintu cya 11 ugomba kwirinda nimba ushaka gutera imbere. Irinde kwishora mu biyobyabwenge, kwikinisha, urusimbi ndetse no kwiheba. Ingeso zangiriza n'umwanzi ugutuyemo ukwica bucece. Kwikinisha bikwambura imbaraga z'imitekerereze yawe, bikagusigira ipfunwe ndetse n'ikimwaro. Naho urusimbi rutesha umutwe, rukakwambura ibyo byose wavunikiye maze rukagusiga iheruheru. Ingeso zigutwara igihe, zikarushya ubwonko bwawe, zikagutwara imbaraga, zikagutsindikiriza ahantu hamwe. Ibaze nawe ibyo wagera wigomwa imbaraga zawe, igihe, ubwenge byose ukabiharira impumbero zawe. Nshuti yanjye, menya ko iterambere atari ikintu kibaho rimwe gusa, ahubwo ni urugendo rurerure rugizwe n'amahitamo ya buri munsi. Nimba ushaka gutera imbere, tangira wirinde bino bintu maze kukubwira. Kandi nimba utabyumvise neza, wongere utangire ino video maze ufata agakaye ndetse n'agakaramu ugende wandika buri kintu ku ruhande. Ibyo bizagufasha neza gushyira imbaraga ndetse n'igihe cyawe mu byaguteza imbere. Igihe cyose uzafata umwanzuro wo kureka ibyo, uzatangira kubona impinduka mu buzima bwawe, mu mikorere yawe ndetse no mu mitekerereze yawe. Si ibyo gusa, kuko n'imibereho y'ubuzima bwawe bwa buri munsi nayo izahinduka. Ntutegereze ejo, ahubwo tangira uyu munsi wo gutangira kwirinda ibyo bibi byose byakubuza kugera ku iterambere ryawe. Kandi ujye wibuka ko iterambere ryawe ritagereranywa n'iry'abandi, ahubwo rigereranywa naho wavuye ejo hashize. Gusa nanone nimba utakanze subscribe kuri LoveTime/P, menya ko utazongera kumva ibiganiro nk'ibi. Kuko ibiganiro nk'ibi nta handi wabisanga usibye kuri LoveTime/P. Mu nzu ngari ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Nimba waryohewe na kino kiganiro, ibuka gusiga comment, share ndetse na like. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ndabashimiye mwebwe twabanye kuva twatangire kugeza aho dusoreje, kandi mwumve ko muri abantu b'agaciro kuri LoveTime/P. Niyo mpamvu nanjye ntazabatenguha ngo nsibe kubaha ibiganiro nk'ibi byabahindurira ubuzima. Muri abantu b'ingenzi, kandi salute kuri mwebwe dusozanyije kino kiganiro. Imana ikomeze ibarinde. Ngiye mwumvaga nitwa Pati, umuhungu w'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi. Ciao ciao, tuzasubira ubutaha mu kindi kiganiro.